Bakunzi ba Mayidota mbanje kubasuhuza mukomeze kubwa neza kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwumve mutuje aho muri hose. Reka twigarukire rero kuri Mayidota yacu, iki ni igice cya 250. Nyamara umunsi w'ejo filime yacu yarangiye abantu bose bamaze gukubitwa n'inkuba ubwo babonaga P cyangwa se Patrick ava mu modoka, gusa iryo ryari ibanga ry'abamuzi gusa abandi ntibigeze bamenya ibyari byo. Nkuko bisanzwe kuba mu rujijo nta kintu na kimwe basobanukiwe, ndavuga bamwe mu bagize umuryango wa Hunter ndetse na watisize, bikomeje kuba byaba ingorabahizi ndetse no hagati ya P ndetse na Hunter na mama wa Hunter. Ibyo byose bikaba byababereye urujijo nyuma yuko P ava mu modoka ndetse umwe mu bo yumvaga ko bagomba kuzamubera umugore nawe yari ahagaze aho ngaho, gusa yarapfutse mu maso. Dore rero uko kwiherezo byaje kugenda. Agnes muramuzi, ntumbaze uko byagenze kugira ngo abashe kuba yakwiyambaza mudugudu afata akaboko Patrick amusohokana hanze, ajya kumujijisha aramurindagiza, atangira kumubwira ibyibagiwe mu kirori ndetse bitanahari, kubera ko yari amaze kubwirwa ko yari ari muri bamwe mu bantu bashakishaga Vumiriya igihe Hunter yari afunzwe. Ikirenze icyo ngicyo P cyangwa se Patrick byamugoye kuba yamwumvira kubera ko ntacyo kunywa yari yakabonye kandi yifitiye inyota. Bamanza guserera, gusa mudugudu abo umugabo ahita afata umwanzuro wo kumutuma mu mujyi, ariko Patrick ntiyabyumva neza atarafata icupa. Ku iherezo Patrick bamaze kumubwira ko ibyo byose birangiye nta nzoga ari bubone ndetse nta nakari bari bwongere guhabwa, ari nabwo yemeye gutumwa mu mujyi igifunguzo cyo batanga mu surprise cyangwa se nka sample mu kirori cyangwa se mu gutanga gift y'inzu. Nyamara yafashe urugendo, gusa kuri we nta kintu na kimwe azi ndetse na Hunter nta kintu na kimwe azi, na mama wa Hunter nta kintu na kimwe azi, uretse byonyine mama wa Vumiriya ndetse na Agnes. Bo bonyine mu mbaga y'abantu nyamwinshi nibo babashije kumenya ibijya mbere. Nta muntu n'umwe wundi wigeze amenya ibijya mbere. Ese amaherezo y'ibintu na yahe? Ese Hunter azamenya ukuri? Ese Patrick azagaruka kwa Hunter kuba yashimira cyangwa se yazana icyo gifunguzo? Tuzi neza yuko ku iherezo mama wa Vumiriya ndetse na Agnes bari mu mwiherero cyangwa se mu gikari cy'inzu baganira ku byabaye ndetse banashimira Imana cyane kuko yabakijije Patrick, akaba yemeye kuba yatega amatwi uwo twita mudugudu. Gusa ikirori cyari cyiza rwivanga, twari dutegereje mu kirori, nyamara isa naho yatewe ishoti kuko kompura yari yarashwe ntabwo yigeze iturika. Ese nuko bizahora cyangwa umunsi umwe iyi kompura izaturika? Sinzi wowe uko bitekereza injuga za mudugudu ukuntu zabashije kuba zafata Patrick, gusa nakwibaza nti ese mu by'ukuri bazahora bamubeshya ryari? Byibuze Nyagasani wamuyoboye muri uru rugo ko ashobora kuzahamugarura, cyangwa se akaba yahuza na Hunter ijana ku rindi akamubwira ukuri kose, cyangwa se Hunter akaba yamuzana mu rugo ndetse umugore we atabizi. Uratekereza iki ibyo ngibyo biramutse bibayeho? Hunter akaba azanye Patrick mu rugo ndetse bagasanga Vumiriya arahari cyangwa se ni ugomba no kubakira. Ese wowe urabitekerezaho iki? Ese mu by'ukuri Vumiriya ntiyakubitwa n'inkuba, ntiyakwikubita hasi? Ibaza igihe kompura izaba imaze kumanyuka byose bigiye ku mugaragaro, bigiye ku karubanda. Nyamara icyaha cy'ubuhemu no gukubeshya ntago ari icyaha cyiza, dore ko ibi ngibi byose biri kuba ndetse n'ababizi imitima yabo irimo irabarya, ari we mama wa Vumiriya ndetse na Agnes. Nta mahoro bafite muri rusange. Ese igice cya 251 kiduhishiye iki? Njyewe ubwanje uko mbyumva, ndumva ku iherezo Patrick ashobora kuzaza guteza akavuyo azanye icyo gifunguzo cyangwa se mo kimwe akanakibura
ntawamenya kubera ko hari gahunda yo kumurindagiza. Reka